ntago dukeneye abazaza kuduhagara ku mutwe twibutsa ko tugomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko yacu. Ninde ukwiriye kubitwibutsa mu gihugu cyacu? Kuki tutabifata nk'inshingano? Niba ufashe umuntu ukabuze ko ari umunyabyaha, mujyana imbere ya sentare aburane bamukatire. Yes, cyangwa mumera tayi. Nuko wenda ari ikibazo cyangwa Rwamagana kiba kivuzwe. Kabiri gatatu kangahe bajyana bavuga ati ahantu hitwa kwa Kabuga habamo abantu babarashyizwemo gusa barimo gusa. Hajya ngo iyo ndwara yitwa gute ngo namenya cyangwa konya sinzi indwara bavuga bakunda kurwarirayo hari ibintu bimwe umuntu akaba arimo gusa nta gikurikirana araho gusa hakabamo n'ikindi ni muri gereza hari igihe niki uvuga ati ntubujyana mu mategeko nta tegeko rimuhana reka noneho tumujyane hano tumwumvishe bagafata umuntu w'umugentromani nkamutabaruka bakamujyana mu nzerere cyakenisi hariya ngo habaye ikibando ntibatubwira ngo yishe umuntu ntibatubwira ngo yatwaye inkoko y'umuntu ntibatubwira ko yabamuye inzu y'umuntu muri makeya twebwe twabibonye ko ari nko kumushimuta. Aba ni bamwe mu bagaragaza ko bafite abantu babo bafungiye mu kigo gifungirwamo by'igihe gito cya Rwamagana nyamara batazi icyo bazira kuko ngo batwawe ntacyo bashinjwa none bamwe muri bo bakaba bagiye kumarayo umwaka ibintu biri gutuma bibaza icyo ababo bakoze kuko ngo niyo bagannye ubuyobozi bubabwira gutegereza. Umugabo wanjye amezi agiye kuba 3 bamujyanye kandi tubwirwa ko transit abantu bamara amezi 3 bagataha ariko mfite amakuru iyabo bwite n'urupapuro bahaye umuntu ugiye gutaha kuko bamaze ngo kubatoranyamo ko bagiye kubajyana kwa Kabuga. Bari mu isantiri wacu bandagari ziramupakirira mutwara ku itariki 13 z'ukwezi kwa 7 ejo bundi azamazemo umwaka. Ariko ikibazo mfite nuko amaze amezi 9. Aba babyeyi baganira na TV na Radio 1 bavuga ko kuba abagabo babo ndetse n'abavandimwe babo bafunzwe ntacyo bazira kandi bakaba bararengeje igihe umuntu aba agomba kumara muri icyo kigo gifungirwamo by'igihe gito bibagiraho ingaruka nyinshi ndetse bikaba binabateye impungenge z'ibizababaho kuko hari n'ingero batanga z'ibyabaye ku baturanyi babo. Ararengana nta bana bajya kwiga batekereza papa wabahanari si ubwa mbere bibaye dufite impungenge rwose kuko hari n'umwana w'umuturanyi bigeze gutwara gutyo agaruka yarahumye amaso atakireba. Hari n'undi wundi duturanye batwaye gutyo amara hafi imyaka 2 ubu ni ikimuga kiba mu nzu ntagenda yaje arwaye indwara bita konya kubera bucucike bwinshi no kutihindukiza birangira hinamiranye. Icyo bahurizaho nuko ababo bashyirwa mu nkiko bakamenya nyirizina icyo bazira baba barakosheje bakabihanirwa kandi niba ari abere nabwo bakarenganurwa. Ndasabira papa wabana kugira ngo nawe nyine muri abo ngabo n'abazatahe kuko urumva ko ndi kuvunika. Mudukorera ubuvugizi batahe cyangwa se batubwira icyo bagirizwa cyangwa se babajyane mu nkiko inkiko dushaka abavoka baburanirwe batahe. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonye Umuvunyera Jab abinyujije mu butumwa bwa WhatsApp avuga ko aba babyeyi ibyo bavuga atari byo kuko ngo nta muntu ujya urenza amezi 3 muri icyo kigo. Gusa Jean Claude Kwitonda uvugira ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco NRS avuga ko nta bantu bajya barenza amezi 3 mu kigo gifungirwamo by'igihe gito kandi bibaye hari aho byabaye hakurikizwa amategeko. Hari itegeko riba rigomba kubahirizwa nabikubwiye nakubwiye n'igihe bagomba kumara amezi 2 ashakanyega nk'ukwezi kumwe. Iyo batabyubahirije natwe tukajya tugasanga harimo umuntu warengeje icyo gihe muri transit center cyangwa muri primary detention center runaka twigahirize batabyubahirije ubwira abandi batabyubahirije kubera iki mutubahiriza ibingiye. Mu Rwanda haribwo 28 bifungirwamo by'igihe gito ariko ugasanga ari abatishimira uburyo batindamo kandi bagasaba ko inzego zibishinzwe zahagurukira iki kibazo abantu bakaba bahabwa ubutabera kirikare ndetse ngo bikaba byanagabanya ubucucike bugenda buvugwa muri ibi bigo. Confiance w'Imbabazi TV1 ko ibira bintu bidafatirwa umwanzuro bizatesha agaciro urwego rw'ubutabera rwacu. Ubucamanza bwacu bushobora kuzavangirwa yewe ndetse na komisiyo ya droit de l'homme ikwiriye kureba bira bintu kuko ntago dukeneye ntago dukeneye abazaza kuduhagara ku mutwe twibutsa ko tugomba kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko yacu. Ninde ukwiriye kubitwibutsa mu gihugu cyacu? Kuki tutabifata nk'inshingano? Niba ufashe umuntu ukabuze ko ari umunyabyaha mujyana imbere ya sentare aburane bamukatire. Yes, cyangwa mumera tayi. Icyo shaka kubwira aba komisiyo ya droit de l'homme ifite uburenganzira harya irahari inabishinga no mu nteko ishinga amategeko. Ubu ngubu bakabaye bazana motion bagahamagaza mu furuki akaza gusobanura
impamvu ibyo bintu impamvu bibaho. ibyo bintu biba mu bigo niba kibiyobora je ne sais pas akaza kubisobanura bwana Mufuruke uba ukwiriye kuvayo ugasobanura ibyo bintu niko igihugu burya igihugu ubuhangange bwacyo bureberwa ku buryo cyubahiriza amategeko that is it. Ikindi rero niba koko hari abantu bafungiye hariya batagaragara urugaga rw'abavoka rukwiriye ubwarwo kwivanamo abantu bamwe bakajya gukurikira bagatanga ikirego babyita bya habeas kuvuga ngo leta nitwereka aba bantu ari bazima cyangwa barapfuye period kuko leta niyo ifite uburenganzira ku ifasi yayo no kurinda umutekano w'abantu niba abantu bamaze umwaka bamwe bavuga ko batagaragara ubundi kugaragaza iyo situation ikaba ihari bitwaye iki kugira ngo nizo speculation zihave rimwe na rimwe abantu bo biteza ibibazo kubera pop communication no gushaka guhishira ibintu bidahishirwa mutabaruka niba ubangamiye ituze rya rubanda ukajya mu nzerezo ukamara amezi 3 sibyo ariko itegeko ribigena sibyo ukaba wenda umuryango wawe utarakubonye nyuma y'amezi 3 ukaba utarapfuye ukaba wenda utaragiye mu rukiko ngo uburane wenda mu buryo bwemewe n'amategeko ni inshingano zande kugaragaza your whereabout ni inshingano za leta ariko ko mperuka bajyaga bavuga ko abashinjacyaha bagira uburenganzira bwo kwinjira muri za brigade bakajya kureba abantu barimo kubabaza icyo uri kuzira abantu benshi basanga biraho gusa bati genda hariya aho ntibemerewe kujyayo ariko igitangaje nta cyaha baba bashinjwa ngira ngo igitangaje ni kimwe kuki batagiye kubaza icyo abantu bari gukora ubundi by'igihe gito biriya bintu transit biriya bintu ni bajyana y'abantu babangamiye ituze rya rubanda ubundi niko bivuga kugira ngo babigishe niko biteganyijwe biriya bintu bishingiye ngira ngo kuri morality niko twabyita yego sibyo wenda tuzashyiraho n'abagenzacyaha bashinzwe morality wenda bazajya ariko ifa kudefinisa ubundi kubangamira ituze rya rubanda ni ukuba wagize ute hato bitazumva ko ari ukubangamira komanda cyangwa kubangamira gitifu agahita avuga ati gurajyamo hari ubangamira ituze rya rubanda wenda ku makuru make mbunganiye nka bariya b'Irwamagana bariya benshi bariya ababyeyi bari kuvuga bariya benshi ngo bacuruzaga ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo ibyakoze ubwo ni ibyibwe se ubwo rero ngo bakavugwa ko bagura ibyibwe bagiye mu nkiko se babareze se ubufatanye iyo uguze ibyibwe nawe uri umufatanye cyangwa mu bujura hari uwareze se abivuga ati ibi ni ibyanjye hari uburyo bubiri njye mbitekereza niba abo bantu koko barakoze ibyaha birimo ubujura mu buryo cyangwa ubufatanyacyaha mu bujura ribu nibakorera dosiye bajye mu rukiko babakatira igihano gisubitse babakatira igihano kirimo gukora imirimo nsimburagifungo sibyo bikorwa erega bashobora no gusanga ari abere cyangwa se basanga ari abere barekurwa kuko gucuruza ibikoresho bya occasion ntabwo bisobanuye ko ari ibyibwe gusa bishobora kuba bifite naho byavuye ntibyemewe se niba ari ibyibwe rero hagaragazwa ibimenyetso ko byibwe hanyuma ubicuruza bihanirwe niba atari ibyibwe rero be gufunga umuntu umwe muri bo ngo yigeze gushinjwa ko yaguze laptop y'injurano ariko we aza gupuruva bamujyanye mu bugenzacyaha bamubutaye muri yombi bagiye no kumukorera dosiye ariko we apuruva ko iyo laptop yayiguze agaragaza n'uwo bayiguze kandi araboneka aravuga ati nk'uko ncuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga byakoze dore nguyu yarayingurishije dore amasezerano twagiranye nyigura dore amafaranga twayiguze dore uburyo namwishyuye byibi birangira bamurekuye nyuma rero ngo naho yaje kujyanwa nanone ajyanwa mu nzererezi none ndabaza transit center zasimbuye judicial system y'u Rwanda iki ni ikibazo ariko abadepite bacu hari ibintu bimwe bakwiriye nabo ubwabo kureba uburyo ni komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikwiye no guhamagazwa mu nteko ikabazwa uyu munsi dukeneye ko twumva urusaku rwa Amnesty International ntabwo bikwiye do you need the noise of Human Rights Watch for God's sake hari inzego zibishinzwe kandi genesi nuko wenda ari ikibazo cyangwa ngaho Rwamagana kiba kivuzwe kabiri gatatu kangahe bajya abantu bavuga ati aha nitwa kwa Kabuga habamo abantu
baba barashyizwemo gusa barimo gusa harya ngo iyo ndwara yitwa gute ngo namenya cyangwa konya sinzi indwara bavuga bakunda kurwarirayo hari ibintu bimwe umuntu akaba arimo gusa ntagikurikirana ari aho gusa hakabamo n'ikindi ni muri gereza hari igihe n'iki wibuka igihe bafata abacuruzi bamwe ngo bacuruza ngo inzoga ngo n'ibiki bakabajyana mu nzererezi ntibyabaye urusaku byavuze abantu bagahita barekura. hari n'abo bafashe bacuruzaga amavuta Nyabugogo bashinjwaga ko ngo bayahinduraga ibirango gutya abo bajyane mu rukiko. icyo ni icyaha cyo gukora ibirango mpimbano. bajyane mu nkiko baburane. nazo bafata umuntu umujyanye kwa Kabuga aho ngaho arimo gukoramo iki? ni muri gereza se? ni mu igororero se? ari kwiga se? hakaba n'ikindi abantu babikoresha avuga ati ntitubujyana mu mategeko nta tegeko rimuhana reka noneho tumujyane hano tumwumvishe bagafata umuntu w'umugentromani nkamutabaruka bakamujyana mu nzererezi hariya ngo habaye ikibando abantu bapfayo barira abantu bagiye ku bwiherero abantu bapfayo barira bavuga ati nyamara igiti kivuze ubuhanga. ku bwiherero ngo biba bisaba ugira ibigango byo guhigika umwe wiherere ukaba ari ku murongo umwe. noneho ngo abatanze abandi abarimo ngo ibihangange birimo aho ngaho nabyo usanga bihohotera abantu baraho ngaho. Seriously kuba standards ubu ngubu zijyana n'uburenganzira bwa muntu mu magororero yacu zubahirizwa birababaje kwa iyi karne aho usanga ibintu nk'ibyo abantu babivuga ubu niba mara kwandika ku Rwanda gutyo bikajya muri iyi miryango mpuzamahanga bagatangira gusa uzasanga turi reactive tuvuga tariko dushaka kuki ubwacu tudakemura icyo kibazo. What is wrong? niba abantu bagomba kujyanwa mu nkiko bajyanwamo niba bikurikije amabwiriza amezi 3 bayamaze mu babarekure ariko bigomba no kudefinisa neza umuntu ujyanwamo hariya ajyanwamo nande aba yakoze iki biba byagenze akurikiranwa ate imibereho ye hari ubundi kuvuga ngo niba ngo nkuru nziza ari igihangange mu mategeko afite uguhagaze afata umuntu hariya amujyane timumushyiremwe aho ngaho. ibyo bintu ntabwo bijyanye n'isi igezweho pe ntabwo bijyanye. reka ntekereza yuko inzego zibifitiye ububasha zibyumva ariko njyewe I call upon komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda harya hasigaye habamo ngira ngo harimo abantu abayigize ni bande twareba amakuru honorable kaboneka si yari ngira ngo n'abandi aha sasa komisiyo ishinzwe uburenganzira ngira ngo bwa muntu mu nteko ishinga amategeko please where are you? ariko nge wenda si ukuguca mu ijambo uretse gato uyu munsi wa none inzego z'ubutabera mu bufatanye bwose kuki icyo kintu tutakivana muzi icyo kibazo kigakemuka. hano hari umuntu utanze ubuhamya ahita mukuru wanjye yari mudugudu ni umugabo nibura winjiza 600 mu kwezi yamazuye mu bukode ni umwubatsi yamaze 1 month kwa Kabuga ni ukuri komanda yasanze umugore we ari gutonora ibitoki byo mu rutoki rwabo kuko bafite amasambu yabo manini mudugudu utaruna hari abigenderamo ubu yaraje ariko asa n'uwahungabanye ati ni mukuru wanjye hariya iyo utinzemo aho kugororoka uragorama. So guys reka tukure ko nsubira nayo matangazo igitekerezo ko nashaka wenda kugira ngo ubose iyo ngingo turigaruka ntitwishoje bayita werewere ubwo bero yarabaye akawerewere ariko ngo iyo banene kumira ubwo si beriberi bashaka kuvuga si beriberi kuko iyo ngiterwa n'imirire mibi ariko ikintu cya komisiyo wavugaga y'uburenganzira bwa muntu kikwiye kujyayo hari ibintu nanone ngo bibaho akenshi buri ijyayo igisura ariko iyo igezeyo isanga ibintu biri organize ubwo rero ubwo buhamya byasaba igisura mu buryo butunguranye please byo gusa ntago ari byo nifate abatanga buhamya n'imiryango nk'iyo iyihamagara yumve then babesinge kuri ibyo bintu barokinge investigation bashyireho task force igomba kuri ibyo bintu uburyo bikora yes icyo ni ikintu kigoye koko. ndate transit center Kamonyi Remera Rukomayo iberamo ibitangaza ya buri muntu wese avuze ibigwi umuntu wese avuze ibigwi n'ubuhamya bw'izi transit center wakumirwa ako hari buriya leta nizagera ikazikuraho. njye ntekereza yuko niba yakwiye kuzikuraho uwakoze ibyaha ajye mu bugenzacyaha niba mushyikiriza umushinjacyaha agasanga bifite ishingira mugire mu rukiko kugira ngo ahanwe cyangwa se abo umwerataye cyangwa se hagumeho aho tuzi hitwa Iwawa yes hagumeho hahandi Gitagata n'ahandi sihuyera habaho ariko izindi ziveho niba arizo kumvishirizamo abantu. njye ntekereza yuko
seriously bishobora kuzaba big issue kandi nta n'impamvu I don't see simbona agiye ikibazo niba hari amategeko akujyanayo mutabaruka kukwishyiramo mu nzererezi igihe nikigera nkurekure nk'uko amategeko bigena ugenda utanga ubuhamya wowe ari wowe unjyanye yanakojyana ntawamenya ariya nta muyobozi wayoboraga twabwiye abantu ngo bavuye mu buraya atabona abajyana mu nzererezi ntabwo akiriho ubu ni nyakwigendera atabo tuti se wabanje ukumva ibyo ati ndabajyana mu nzererezi wenda ubigishe kudoda bahe imashini ndabajyana mu nzererezi kumuka byarama inshuti wanjye rwose nawe yaranyemeje kuri uwo munsi kandi tubikira hadutumye rero ubwo tugaruka turareba kuri ubwo butumwa bundi buri tubivuyeho mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mukarange umusore yategewe 30,000 by'u Rwanda nganywa amacupa 5 y'inzoga ya kanyanga birangira apfuye. Uyu musore wari umaze igihe gito warangije amashuri yisumbuye yari umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake. Tekereza umukorerabushake ujya muri umukorerabushake ujya gutegeka ko umukorerabushake ari umuntu unajijutse ariko abantu bagenda imbere muri byose umukorerabushake nuko yakabije ibyo byo no kwiyakora oya nta ngingo imurengera umuntu wakora ibyo bitinda ahubwo wabimushishikarije wari he gusubira ntari mu nzego bafashe ntabwo mwagira uruhare muri icyo kintu ngo mureberwe mugushishikariza umuntu kwiyahura mukomeze kuzerera muko muba mwabigizemo uruhare amacupa 5 ni menshi byaba rimwe na rimwe bikunze abantu barireka ambazo ntari mwe bigukundiye rimwe byaguhitana hari igendo ufite yego mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga naho umusore wo mu murenge wa Muhanga yishe nyina umubyara mukubise urusyo amuziza ko yanze kumwishyuriza muri umunawe amafaranga yamugurije. Uyu musore witwa Nzayisenga Onesphore yahise atabwa muri yombi. Uzi byakurikiye hagimara kumwica yagiye kwimira akantu mu kabari ajya kunywa siwe ni yishe nyina nkaho nta cyabaye anywa akantu ngageze ahamagara niba ari muri umuntu yahamagaye ngo mubwire papa wawe ko umugore we namwishe bwira papa wawe ko umugore we namwishe kandi ni se nyine abwire ko nyina yamwishe ubwira papa wawe ko umugore we namwishe ese ubwo amafaranga yishyuzaga yarangaye ajya mu nzahana arikingirana sibyo hanyuma ngo babwira ngo ndi bukingure ari uko ribu na polisi bahageze kugira ngo yateje ko abantu bamumukurikiza bagira ngo abantu bashobora kugira umujinya bakamumukurikiza yego kuko n'izo mvugo yavugaga ubwazo zishobora gusembura umujinya w'abaturage harimo no gushinyagura. Sinuvise mu ruhango se undi bagiye gusindisha umugore yarangiza akamwica ko nabwo aba ari ubugwari. Izi nkuru ziriho muri iyi minsi yaramujyanye aramusindisha arangije aramwica. Izi nkuru ziriho muri iyi minsi ntabwo mbizi abantu basa naho bitandukanyije n'ubumuntu bakakora ibikorwa ubona bitari bikwiye bitari bisanzwe ubundi ho mu muco kuvutsa undi ubuzima ntabwo ari ibintu byo mu muco. Ariko na hariya babandi birutare bari bapfiriye rimwe bombi abantu bari kubihuza n'amarozi ubwo so bari bamaze ibyumweru bibiri bivuza kuri centre de santé bisanzwe ariko abaturage baba bati na amarozi y'Igicumbi tuyatinye ubwo butamikana ari kugira ngo ubwo n'ubutamikana maroze se nibuka padiri na frere nabo bapfiriye rimwe abantu bati babaroze naho ni Igicumbi kandi Igicumbi hariya mu Kisaro niho ni Rulindo ni Rulindo ariko Kisaro yagiye muri Rulindo burya ariko ni hafi y'Igicumbi hariya usukumana kujya mu kabuga ka Muriza zugaye tuzamuka gusa ujya kuri stade hariya hanze y'u Rwanda rero perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yagize abaminisitiri muri guverinoma bagera kuri 30 batarimo uwo mu ishyaka Pastef rya Ousmane Sonko werutse kwirukanwa ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Kandi abo mu ishyaka rye yababwiye ko batajyamo ariko ari cyo kimwe mukinisha hari abantu bakina n'utwo tuntu twa diru usibye umuntu umwe byahiriye ku isi ibi bikwereka ko nta mutware kabeba kandi cya kabiri iyo ufite instrument of power ubushobozi n'ububasha biragoye ko umuntu azaguhigike bari abantu bari bakoze diru igihe ngira ngo Sonko yari afunze yego sibyo afite ubusembwa butamwemerera afite ubusembwa aravuga ati reka ngushyigikire ariko ugiye mu nzajye nguteregita mbe ari nkanjye ari njye ukuyoboreramo icyabayeho ni iki ishyaka ryabo bose rya Bastef birangije Sonko aje aba premier ministre sibyo yego ariko imbwirwaruhame ze yavugaga zari zimeze nk'iza perezida
uri perezida nawe wacana ku uri maso perezida nawe wacana ku maso utangiye kugira imbaraga. Ikindi kiri gishekeje arabyumva, hari ibintu uburyo yikompurutaga wabonaga yuko uriya hari gusa akumva ko hari kubera we. Cyabayeho n'iki? Perezida yatayiteninze inati yubaka inzego, bigaragaza yuko iriya revolusiyo yabaye iryo shyaka atari umuntu umwe, ari ensemble de peuple de patriote compatriote. Birangira kuriya, ariko ikirimo gifatika ni uko iyo umuntu yamaze gufata imbaraga, dufata urugero reba Kabila na munywanyi wamukatiye urwo gupfa. Mwarabibonye cyane, ntabyo mwabonye cyane. bahana ubutegetsi ni nko kubuhana. Ahantu byakunze ni hamwe gusa, ni mu Burusiya. ubu ariko bariya abantu bo mu Burusiya ntubishinge, babiziranye ko umwe ava undi ajyaho, undi nava undi asubireho, ni kuriya byigibereye. Undi we yagiyeho, ubundi amushyira ahandi hantu, avuga ko atazongera no kugaruka. hariya rwose niko bimeze. Kandi nawe yaramucubije, usibye kwirirwa avuga amagambo gusa ku mbuga nkoranyambaga. Kwitwa ngo ni visi wa ntuza y'umutekano. Rero bariya bagabo bazakomeza gukandana, ariko uko mbibona ndabona Sonko ashobora kuzabibabariramo. n'ubundi wibwira ko perezida w'igihugu kiri kajenjetse. mbere bitwazaga ngo uyu perezida sifaye ngo ntabwo ngo aragira uburambe mu bintu bya politiki. Umunsi umwe 2-3 ukwezi birahagije ngo uburambe bube bufite. Nese ntaganira n'abandi ba perezida, ntabwo bamwereka ko babikora. Ubuse Kisekedi ntabwo ufite. C'est ça. Uzi icyo kibazo cyabaye hariya, cyabaye hariya ni nk'icyabaye i Burundi mu gihe cya Nkurunziza na Hussein Rajab. Hussein Rajab yumvaga ko ari we ukaze ufite ijambo, ariko kubera atari afite amashuri amwemerera kuba yaba perezida, atijya Nkurunziza ariwe wari lisansiye. Nkurunziza agiye yumva ko azajya ategeka Nkurunziza ariwe umubwira ibyo akora, kandi ibyo ntibyakura. birangira bamushyize mu mpimba. Rero buriya perezida ingabo zipfa kuba zamaze kumutera amasaruti zayobotse, banakomye amashyi abaturage bavuze ati ni we perezida, ingabo zayobotse. Ibindi ushatse wareba uko ubigenza ntibyanguhunge. Ariko nanjye ndi perezida, ntabwo naba perezida gutyo, ubwo nambaye perezida Kabila. Ntese ubwo ndi perezida umvugiramo njyewe, ntabwo byakunda. Yakunda gute se? Ntabwo byakunda. Ngira ngo muri Senegal bari Sonko yahise ajya kuyobora inteko ije amategeko, banzanga amategeko hari ukuntu ashobora kubigena, bakavuga bati ubwo bafite ubwiganze mu majwi, bafite ubwiganze mu nteko, bashobora kuba bakweguza perezida, bamweguza. kandi perezida afite uburenganzira bwo gusesa inteko. Yayiseshe abonye batangiye ayo magambo yahita na perezida we akagendera, kuko muri manda yemerewe kuyisesa kabiri. Ni kabiri ni rimwe ni kabiri ni kabiri mu tegeko nshinga ryabo. ko ari kabiri. Icyo nzi nuko kuyisesa arabyemerewe, kuko hari icyo yaseshe ni guverinoma. ubu inteko nawe yayisesa rero. Guverinoma byo ni ibintu bisanzwe. Guverinoma yarayirukanye. Guverinoma reka buriya iriya myanya iri ntuza nominative uziko ari ikintu cyakinsetse ukumva ngo abantu mu ruhande runaka banze kujya muri guverinoma, maze abagize amahirwe mutazamuza n'akavuyo muzajye muvugira hirya mu mihanda. Rumva nabwo abahati nanjye ari nge perezida ntabwo byo wabiza nutariko uteze rega nyiri nkota n'uyifasha akarumyo umunyarwanda bivuze neza niko bimeze. Ubwo rero umucuti wanjye Sonko niyihangane buriya yagiye nahebera urwaje akaje kemerwa amaye nka Kristo. Ariko no hakurya ahangaha resitora barayitwitse. Ikinshasa bayitwikira ikisaka, bamanukanye umuzamu niwe barebaga, abo bati bamanutse bafite intwaro, abandi bafite ibijerekani birimo esanse basakabaka, baraza kuri resitora bati ni ya Kabila nyamara. Ese koko niyo cyangwa niyo bakeka? Ntabwo njye mbizi Kinshasa ko ntahazi se. Bare abantu yaba ari niye.